Iyo skincare zihenze ntabwo biba bivuze ko ari bwizaguha result nziza. Ushobora gukoresha skincare product zihenze ariko result ntuzibone. Iyo biza kuba skincare zihenze arizo zitanga result nziza, umuntu wese ufite amafaranga yari kuba afite uruhu rwiza, ariko uko siko bimeze. Ushobora gukoresha skincare product zihenze result nazo ntunazibone, kimwe n'uko udashobora gukoresha product zihendutse akaba ari we ubona result. Ese ni izihe mpamvu zituma hari igihe ukoresha product zihenze ntubone result, naho undi yakoresha izihendutse akabona result? Mu kanya reka tuze tubivugeho mu buryo burambuye. In a world where beauty's prized, Yakweli's here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Ibiciro ntabwo ari byo bigena uburyo product yawe izakoramo akazi, ahubwo science iri behind y'iyo product. Actives ziri muri iyo product nizo ziratuma uruhu rwawe ruguha result wifuza. Ingredient na formule uburyo ikozwemo, pH iyo product ifite, nibyo bishobora gutuma uruhu rwawe rubona uwo musaruro iyo product iza. Aho uruhu rwawe ntabwo ruzi niba iyo product ihenze, ntabwo uruhu rwawe rubizi, ahubwo actives nizo zizatanga uwo musaruro. Product zihenze akenshi uzasanga zita kuri texture ako ga product gafite, cyangwa uko umukiriya ayikoresha akahita yiyumva, uko ihumura. Nyine ibyo ngibyo nibyo brand zikaze cyane cyane z'aba basitari bakunda kwibandaho cyane. Kwa kundi uhita wiyumva, kwa kundi abantu bahita bavuga ati oh irahumura neza, ibyo ngibyo nibyo bakunda kwitaho. Kandi ibyo ngibyo muri biology y'uruhu rwacu ntabwo ari byo bitanga umusaruro. Product ishobora guhenda bitewe n'izina nyiriyo brand afite, ikaguhenda kuko nyiriyo product ni umuntu urenze, ariko nta kintu kirenze kiri muri iyo product. Kandi ikindi, product ishobora kuba ihenze ariko actives ziri muri iyo product uri gukoresha nta kintu kirimo pe. Mu zindi mpamvu zishobora gutuma ukoresha product yihagazeho ariko ntiguhe umusaruro, nuko ushobora gusanga actives bakoresheje muri iyo product ari nkeya. Ugasanga ni retinol ariko ari 0.001 gutyo, ugasanga ni harimo akaretinol gake kugira ngo uzabone result bizafata igihe kinini. Bashobora kwandika kuri product ngo harimo niacinamide, ariko ugasanga iyo niacinamide nirimo, ahubwo ari ukubyandikaho gusa kuko abantu benshi baharaye niacinamide. Nabyo bishobora kubaho. Nanone kuba product iri expensive ntabwo bivuze ko iri stable. Ishobora kuba ari expensive ariko wayifungura yahura n'umwuka, yahura n'urumuri igacika intege, ikaba expired mbere y'igihe. Rero stability ya product ya formule runaka ntabwo igenwa nuko product ihenze. Actives nka vitamin C, ama peptide, retinol akenshi akunda kuba unstable cyane. Rero bayipakiye muri packaging zibonerana cyangwa ya packaging akurura abakiriya, ukabona ikintu kirimo imbere nyine ukahita uvuga ati ino product irarenze. Akenshi iyo packaging ishobora gutuma ya formule bakoresheje icika intege ikarangira mbere y'igihe. Kuba product ihenze ntabwo byakuraho ko product yaba expired imbere y'igihe cyanditse kuri iyo product. Nabyo bishobora kuba mu mpamvu zituma nta musaruro ubona. Ushobora gukoresha product ikaba idakorana na skin type yawe, nabyo bishobora kubaho. Ugasanga ufite oil skin ariko barakoresheje comedogenic ingredient, ugasanga ayo mavuta bakoresheje ntabwo ajyanye na skin type yawe, nabyo bishobora kubaho. Cyangwa bagakoresha ama actives menshi cyane, nabyo bigatuma uruhu rwawe rwo hejuru rwangirika. Cyangwa bagakoresha ama oil meza, bya bihumuza byiza, ariko bikaza kugira ingaruka kuri acne prone skin, nabyo bishobora kubaho. Hari n'andi magambo bakoresha ngo clinically approved, sinzi dermatology test. Ntabwo bivuze ko bafasha abaganga bose bo ku isi barabateranya barabwira ati iyi product ni murebe niba ari nziza. Oya, ntabwo kuba
product yanditseho dermatologist tested ntabwo bivuze ko abaganga bose bo ku isi bateranye bakavuga ati iyi product irarenze. Oya, ariya ni amagambo bakoresha yo kukwica mu mutwe. Psychology yawe wabyumva ukahita uvuga ati iyi product irarenze. Oya, product kugira ngo ibirenze ni actives iyirimo. Naho ayo magambo yandi ya marketing si ngombwa. Nanjye nafata izi product za Yakweli nkandikaho ngo dermatologist tested, nabirenze. Indi mpamvu ushobora kutabona result ni ugutahozaho, ukaba ukoresha product ejo ukaba urahinduye, ejo ukakoresha product ugahindura. Umunsi wakoze skin care, nijoro ntiwayikoze, ejo wakoze skin care, ejo nuyikoze, cyangwa uyu munsi waraye n'ama makeup, nabyo bishobora gutuma nta result nimubona nubwo waba ukoresha product zihenze gute. Skin care rero hakora active ingredient, hakora formule iri stable ku rwego rungana gute, packaging iyo product packaginze gute, hakora consistency y'umukiriya, uko ahozaho umukiriya niba adahindagura, uburyo umukiriya yihangana, nabyo biri mu bintu bituma skin care product zigukora. Cyangwa uburyo cy'umukiriya nabwo yirinda izuba. Ibyo byose bigira ingaruka, bigira impact ku kuntu izo product zizagukorera. Naho kuba product ihenze rwose ntabwo biba bivuze ko uzabona umusaruro ukubye kabiri w'abantu bakoresha product zidahenze. Product zihenze ntabwo ari mbi, ntabwo nzikubujije pe, ariko ntabwo buri gihe ariko zizaguha umusaruro. Ukwiye kwiga kumenya gusoma label, ugasoma ingredient ukamenya ni ibiki birimo hano. Sangiza abagenzi bawe no video, kandi niba utari wadukurikira wibuke kudukurikira, kuko skin care ni ukuyikora uzi ibintu urimo, apana kuyikora ngo kubera ko uri kubona ngo ibi bigezweho ibi. Oya,